twongeye kubaha ikaze mwe mukurikira amakuru atandukanye ya Ibishya TV n'ibiganiro bitandukanye. Nitwa Nsanzimana Jeremy, twakiriye umunyamakuru wa B&B Kigali FM yitwa Yves Mukundene. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Na yahe makuru yiriwe imihanda uyu munsi? Ni Burengerazuba niko gace mba ndimo na DR Congo sometimes. So ibintu na amahoro, n'urujya n'uruza, amasaha ku mupaka yongewe, so ibintu na amahoro muri make. Na amahoro. Cyane rwose. Hanyuma hari inkuru y'amabati yacicikanye cyane. Hari umukobwa wagiye umurenge n'umusore bakundana. Bari hafi kubana. Noneho uwo mukobwa yavuze ko mbere ko ngo babana azabanza kumuhereza amabati 30. Rero ngo igihe cyari cyegereje ngo ubukwe bube ayo mabati umusore atarayabona, umusore amufata mu mashati arakubita. Amushyira kwa Kajwiga. Ubwo yanafunzwe by the way. So ni inkuru nyine gutyo wenda uzanye tundi tuntu usamo we ariko so ni nkuru kandi nawe mbona y'umusore nawe tukiri kuri iyo nkuru. Ese ubuyobozi bwo mu nzego zo muri ka karere bwo ba meya ba vice mayors muri affaires sociales bo ni iki babivuga? Hari comment babashize hanze? Nahoze mukaniganira gake na vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Karongi. Muri Karongi yego avuga ati nyaboneka abantu bagiye kubana abagabo nyine ati si bose ariko hari abatangiye kwiyambura inshingano akumva ko ari ikintu umugore agomba kuzana byanga bikunda. Ati ntago ari byiza ko umuntu predicting ikintu nyine yizera mundi cyane. None se ubundi kubaka urugo so gufatanya? No gufatanya ko ntago ari itegeko nguza niki. None se ikibazo rega cyarajemo ugomba kuzana amabati 30 urumva hakugira umugore azironga utazayazana twa divorcinga before tujya no kubana cyangwa se ukarya n'iki nko byagenze. Nize ne yakuze no urede nafunzwe ngubu ari no kwicuza ibyo yakoze. None se mwasesenguye kuko mwamenye kuri kuko niba ari umukobwa wayemeye ku bushake bwe cyangwa wenda urumva hacyarimo agatena hacyarimo akantu ka confusion. Umukobwa washaka kuvuga ati okay ngewe ntago mpagaze nabi nshobora kubona amabati 10 cyangwa 20 adusupporting niba twubake vuba. Mwagerageje gusesengura niba yarabyemeye ku bushake cyangwa se abayobozi bo muri ako karere ka Karongi baba gize icyo bakomose kuko inkomoko y'ayo mabati? Iperereza rirakomeje. Okay. Uretse n'ibyo na Karongi n'ubundi tutarava n'ubundi hari umusore bikekwa ko ngo yishe se avuga ati papa ejo bundi. Umusore muzima se? Unyaka 16. Nako ndumva yarakina mutoya. Se afite umusore yitwa Iranzi Viateur. Uwo se yishe afite imyaka 62 yitwa Deni. Yamwicishije iki? Yamwishe bapfu iki? Ni birakekwa ariko ntabwo nenda iza gukonfirmira kuko gusa yese natoroka. Bagiranye amakimbirane akoresha isuka yimukubita mu mutwe aramwica. Amuhora ngo mu minsi ishize washwanye na mama utuma yahukana. Urumva? Ko rero yahukanye nanjye ntago tumvikana. Nani indi case cyase n'urundi rugero rugaragaza ko mu family conflict ko reka twikomereze kuri ibyo bintu bijyanye n'ubundi n'imanza n'inkiko n'ibyaha n'ibibazo turi mu by'imanza right now. Yes wenda izo za Karongi kubera zitari yaba inzego zitandukanye zikora iperereza tuzakomeza tubikurikirane. Ako umusore ni ikibwa kwihekura umuntu ku myaka 13 ukicira umubyeyi. Bura ntibagombye no kurana niba wenda nta bintu yanyoye cyangwa se like byatumye kuko ndumva kwicira umubyeyi kamemo. Ngo birakekwa ko yaranyoye ku gacupa kuko mukanoze niganirira gake na voice message mu myiza y'abaturage. We yavuze iki? Avuze ati so investigations iperereza rirakomeje ariko nubwo rikomeje yanatorotse kuko yesa natoroka cyane. Dese ntabwo baramufata. Ati ariko bikekwa ko ngo yari yanyoye inzoga n'ibindi bintu wenda by'ibisindisha mu byo cyangwa ubundi. Ati aramwica ati ntabwo babanaga mu makimbirane uwo mwana na se. So maybe wenda karaho kantu kavutse wenda kintonganya n'ibindi bintu atariko buri muntu yirinde ibintu byo kuvuga ngo hazamo kugera naho abantu bamburana ubuzima ntago ari byo ntabwo. Twikomereze mu nkuru z'imanza. Yes. Tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 muri iryo joro nibwo amakuru
byacicikanye mu karere ka Nyabihu ko abayobozi 14 batawe muri yombi. Hanyuma tariki ya 7 yaba abagenzi bawe nanjye tubyuka dukora amakuru ko Nyabihu byacitse. Nkoresha ijambo ridakwiye ko byacitse uko byavugwaga, ariko ubuyobozi bwavuze ko nta byacitse. Oya, ariko ntabwo bisanzwe ko mu karere abayobozi 14 bafatirwa kimwe cyangwa bahura muri kesi imwe bakaribika bapakira ikabajyana. Byari bisanzwe hari aho warabyumvise? Ntabwo byari bisanzwe, ariko ubuyobozi bwavuze ko nta byacitse. Oya, niko bavuze, ariko icyo njye nashaka kuvuga ni habaye ikintu kidasanzwe. Yego, ariko ubuyobozi bwavuze ko bidasanzwe. Ibintu bisanzwe ari ibintu bishobora kubaho. Abo nibo natwe. Yego, beto ushaka ko ngenda mu nkweto zawe. Kuki ushaka kunyumvisha ibya? Ntabwo twakuzanya no nk'umuyobozi. Ntabwo uri umuyobozi. Ariko ntabwo ntegetswe kugendera mu nkweto zawe. Ntabwo ni ibitekerezo byanjye. Fine, ni ibitekerezo byanjye. Ushobora kuza n'umuyobozi. Okay. Yego. Hanyuma icyo nashaka kuvuga, point nashaka kumekinga, nabivuga muri contexte kuba harabaye ikintu kidasanzwe. Kidasanzwe no kuvuga ngo inkuru ziraba, incident ziraba, habaho ibibazo, abayobozi barirukanwa, abandi bagashyirwaho. Ntabwo hashize iminsi, navuga ko hashize iminsi myinshi cyangwa se ngiye kuva navuka n'imyaka mfite, nibwo nanumvise abayobozi 14 bose bari mu makota yabo cyangwa se bafunzwe. Of course banazira na kesi imwe. Nicyo nashaka kuvuga ko ari ikintu cyaba kidasanzwe. Inkuru ziba zitandukanye ariko ntabwo zigira uburemere bumwe. Niyo point nashaka kuvuga. Reka twigarukire muri kesi nyirizina. Abayobozi 14 tariki ya 7 twandika n'abandi namwe munyuza mu majwi n'amashusho n'amakini nyandiko. Umuyobozi wagarukagamo cyane ni ES w'akarere cyangwa se w'akarere ka Nyabihu yitwa Thierry Mugiraneza. Niwe umuyobozi uri ku ruhembe. Navuga ni umuyobozi ufite rank iri hejuru uyanije n'abandi bari bafunganwe. Abandi bose bari muri karagatsiko. Twero kwita gatsiko. Oya, reka bansobanure impamvu mise akagurupe. Reka uri muri ratsinda. Yego, kuko abantu barenze 2 byamaze kuba groupe. Yes. Groupe rero mu Kinyarwanda arikomeye cyane. Gatsiko ni kintu gikomeye. Oya, biterwa n'agatsika kariko. N'agatsiko kabagira neza. None abajya neza bishize hamwe bahinduka iki? Bahinduka itsinda se? Bahinduka timu Kinyarwanda ni iki? Rwanda sometimes cyanagoye mukunda. Ariko tugite ko ari turabyita ikisi. Itsinda ry'abayobozi se? Urabyumva gute? Agatsiko ntabwo kwemera iryo jambo. Okay, reka tuvuge ndiguma ndagufasha mu gusesengura iyi case kuko mba mbikurikirana. Reka tuvuge groupe y'aba suspect. Groupe y'aba suspect. Yego. Ako ntabwo ari Kinyarwanda by the way nubwo gihunze. Anyways, uyu Thierry Mugiraneza nibyo? Niwe muyobozi ufite rank cyase no uvugwa mu reportages zakozwe mu makorere hanze. Niwe izina. Niryo zina rivugwamo. No muri tweet yashyizwe cyangwa se muri post yanyuze kuri X cyangwa urubuga rwa Twitter rwa RIB rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Twitter yavugaga ko RIB yafunze abantu 14 barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu Mugiraneza David. Ura ntiyafite amazina 3 se? Okay, reka nsome uko tweet yavugaga. Mugiraneza David n'abandi bafatanyacyaha barimo abakozi bashinzwe amasoko, umukozi ushinzwe ubwubatsi, umukozi ushinzwe imibereho myiza, bamwe mu bayobozi b'imirenge bakuriye ibuka mu mirenge ndetse na rwiyemezamirimo. Bose
bakurikiranyweho cyangwa se they are suspected kuba baragize ubufatanyacyaha mu cyaha cyo kunyereza amafaranga yari agenewe gusana inzu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi aheherereye mu mirenge 7 igize akarere ka Nyabihu. Bikumvikana RIB yakomeje ivuga ko mu bihe bitandukanye abakekwa bagiye basinya inyandiko zemeza ko hakiri ibikoresho by'ubwubatsi kandi bitakiriwe ndetse n'ibyakiriwe bikaba bitujuje ubuziranenge. Ubwo ibi ni amakuru yavuye mu iperereza ry'ibanze ndakeka. Abakurikiranywe bafungiye kuri station of course kuri atariki ni tweet niko avugaga za RIB zitandukanye mu gihe dosiye bari kuyinoza ngo yohereze mu shinjacyaha. Na nibyo reka wenda tukubaze gato ku byo guverineri yakomoje cyane ko ari umuyobozi nanone nawe ufite izina rikomeye wagaragaye ku tariki ya 7 mu bitangaza makuru bitandukanye mbere yuko iyi tweet ya RIB ijya hanze yaba ari ku mateleviziyo. RB yavuganye nayo amaradiyo atandukanye yarabavugishije, inkuru zaranditswe The New Times, igihe niwe muyobozi wagarukagamo cyane kandi ndakeka nawe waramukozeho. Ese mu majwi wakoresheje cyangwa se muri reportage yawe guverineri w'intara y'Iburengerazuba yagarutse ku biki? Yego rakoze Gavana Ntibitura Jean Bosco akaba nawe uyobora intara y'Iburengerazuba. Ikintu yavuzeho we yemeje amakuru, ikintu cyari cya mbere ko bavuga ati nibyo sibyo kwega niyo ntuze RIB yaje nyuma ibitangazo bya RIB sibyo, so babishya Plex byaje nyuma gato. So before Gavana arabyemeje avuga ko ari abantu 14 bose batawe muri yombi bafungiwe kuri RIB station zitandukanye. Noneho avuga ko abo icyo bakekwaho banakurikiranwa birumvikana ari uko bagiye bakoresha nabi ibyo bagombaga gukora. Oya bagiye bakoresheje nabi amafaranga ya leta. Yego mu kubaka ndetse no gusana. Ndo bavuga ngo no gusana ko by'usana naho ubaka mu byo mu cyangwa ubundi. Mu bijyanye n'iyo myubakire no gusana amazu atandukanye y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mirenge itandukanye. Rero nicyo yakomojeho ndetse ikindi yashimangiye nuko yavuze ko bidakwiye ko umuntu yashaka gukoresha ibintu mu nyungu ze bwite kandi byakabigirira akamaro rubanda nyamwinshi. Anasoreza avuga ngo nta byacitse yajambo ndarigarukaho ngo nta byacitse ndetse services zirakomeje nko bisanzwe, umuturage arakomeza yakirwa cyasabwe iyo service nko bisanzwe, atariko inama nyamukuru abantu birinde gukoresha ibintu runaka bigenewe abaturage bakabikoresha mu nyungu zabo. Turaza gushyiraho amajwi ariko watwumvisho gato niba bishoboka ibyo yavugaga kugira abantu wenda batajya ngo turanamuhimbiye hajya buriya amajwi yaba ari hafi ra amakuru yo gufatwa kwabo nayamenye mu gitondo ariko bafashwe ejo z'ijoro barimo kubazwa rero ibijyanye n'inshingano zabo kura amazu yagombaga kubakwa muri mirenge 7 amazu agera kuri 17. So bikekwa ko rero hari ibyakozwe nabi nta nubwo ari kubakwa no gusana amazu y'abacitse ku icumu yakorewe abatutsi muri iriya mirenge 7. So barimo kubabaza rero ibijyanye n'inshingano zabo iby'abagomba gukurikirana ibyaba byarakozwe nabi kugira ngo bumve bari kubyinvestigatinga. nyine ubwo ntabwo turabona findings za investigation ariko harimo icyo kibazo cyatumye nyine batangira kubikurikirana nk'inzego zibifitiye ububasha. Ni ukuvuga ngo aho ngaho abakoze malpractices cyangwa abakekwaho gukora malpractices babibazwa ku individual, ariko icyo twebwe dukangurira abantu b'intara ni uko buri wese akwiye gukora inshingano ze yirinda kuzikoramo amakosa atajyanye n'ibiri yagomba gukora. Hafunzwe abantu 14 kugeza ubu nibo batubwiye nibo bafashwe, barimo executive secretary w'akarere ka Nyabihu, akabamo n'ukuriye ibuka n'abo mu ishami ishinzwe imibereho y'abaturage director n'ushinzwe permitting. Ntabwo ndabona urutonde
za community kuko hakoreshejwe icyo bita community approach kuvuga ngo ni uburyo hakoresha abaturage. So harimo rero abakuriye ibuka muri iyo mirenge uko ari 7 yagomba kubakwa ayo mazu. Abo ngabo bari kubera yuko n'ubundi iyo umuntu atari mu kazi yaba ari muri konje cyangwa ku yindi mpamvu, amategeko ateganya uburyo asimburwa cyangwa se agira akoresha ingano zo gutanga serivisi yatangaga. So abaturage rero barakomeza guhabwa serivisi nk'uko bisanzwe. Amakuru ari mfite nuko bari kuri police station ya Jenda. Yes, ayo namwe mu majwi y'umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba Guverineri Ntibitura Jean Bosco, tumushimira cyane tunamusuhuza cyane. Aha, hanyuma twumvisha amajwi ya Ntibitura Jean Bosco, tunamushimira cyane, tumushimira kuko atanga amakuru atangira ku gihe ujyanije n'abandi ba governors bahavuye ubona ko ari change. Ariko nawe bagiye gukora ibyo bashoboye mu buryo cyangwa ubundi hajya bwa nitwana mujyana inamara wazanamo oya muri contest twa turimo turamushima, ariko umuntu twanamujyana inama cyangwa se tukamusaba akazakebura za nzego ziri hasi mu turere, hari bifata uhamagara umuntu ntaje no kubaza icyo wamushakiraga ukamuha text ntayisubize, kandi ndakeka bose se bazi ko gutanga amategeko atari impuhwe ahubwo ari bigenwa n'itegeko. Gutanga amategeko, gutanga amakuru, gutanga amakuru, yes. Gutanga amakuru biteganywa n'itegeko, n'ibiri mu nshingano zabo, ntabwo ari favor babagirira uru rwego rwacu. Yes. Hanyuma update zihari rero kuri case ya Nyabihu, kuri operation Nyabihu, nuko gutangira kuburana cyangwa se hajya bavuze ngo sinongeye gukoresha rya jambo. Iyi groupe y'abayobozi bo muri Nyabihu bahure mu itsinda rimwe nyine kuko ni case imwe bari kuryoswa ku makuru nyine hari ubu. Ejo nibwo bazitaba cyase bazagaragara mu rukiko. Ejo mvuga ubwo ni tariki, umunsi wa mbere bagiye kugaragara mu rukiko ni tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10. Yego, nejo ni ku munsi ni kwa 2. Yes. Hanyuma amakuru yizewe, ubwo na amakuru yizewe nyine ngiye mfite kuko nawe ngiye kuguha amakuru. Amakuru avuga ko RIB imaze ku okay, of course RIB yarabafashe tunganya dossier twabitangireho kuri Twitter yabo, kuri post ya X yabo ivuga ko batunganyije amadosiye n'iki. Amakuru agaragaza yuko nanone ejo hashize hatacyakanga yataki ya 27, sibyo? Right? Yes. Amakuru yarahari nuko RIB yatangaje mu nkuru yasoze kuri The New Times, yatangaje ko dossier yazoheje mu shinja cyaha. Ntabwo ari dossier imwe ko n'abantu 12, ubwo maybe ni dossier zirenze imwe. Buri muntu afite dossier wenda n'ugushaka gusanga wenda hari abahuje dossier. Rero amakuru ubagezweho nuko iyi dossier, amakuru avuga ko zira dossier zabo zakira umushinja cyaha tariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 2025. Makuru akagaragaza ko muri babandi 14 bafashwe nta numwe kugeza uburari kurwa, ahubwo iryo jambo kubyumva biyongeye se ahubwo baracyari babandi iyo ahubwo ndayikina ahubwo hiyongeyemo abandi 2 babaye 16. Umubare the total number of the suspects 16 yageze kuri 16 suspects mu karere kamwe ka Nyabihu. Yeah. So makuru nyine twakuye mu bayobozi cyase muri izi nzego z'ubutabera, agakomeza avuga ko urubanza kwiburanishwa cyase kwiburana gifungurwa ry'agateganyo, n'ifungurwa ry'agateganyo, iburanisha cyayiburana iburanishwa gifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, byo bita pre-trial hearing. Iteganyijwe tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 2025. Ubwo ku rukiko tukaba tugomba kwatera amatako cyase tugomba
kwirara kwibaba kugira ngo ni akazi niko twiyemeje ni aka twasabye. yes ntabwo of course ni inkuru ngiye ku giti cyanjye numva iremereye ku bantu 14 bose bijandika mu kunyereza nk'uko bivuga cyangwa se mukoresha nabi umutungo wa leta tena wabirinkinga n'iby'amateka n'abantu bari kubakira bari gusanira imibereho yabo kandi ari ibintu biteye byagushavuza umuntu wese ufite ubumuntu. So urumva ni story ikomeye cyane tugomba gukurikirana iyo operation ya Nyabihu tugomba kuyikurikirana from day one kugeza urubanza rusizweho akadomo yaba hari hamwe n'ibyaha nubwo tutabibifuriza cyangwa se hari ababaye abere bakarekurwa. Uruzi ko urubanza batagiye barushyira akadomo ntabwo bakorosinga urubanza none iyo hamwe n'icyaha se ukajuba iminsi yo kujurira ikajyaho bikarangira bakagukatira ukajya mu igororero cyangwa muri prison nk'uko bavuga mu Cyongereza. Ubwo urubanza zari iki ntabwo nyine ugise gushyira akadomo cyuta nke bavuga mu rubanza bavuga ngo iki mu rukiko bavuga ngo iki gereza rupfundikiwe. Okay. So hari indi comment ufite kuri operation Nyabihu like ese wowe yubishize muri personal understanding yawe apart from by'inzego zo mu butabera n'iby'inzego za leta bya governor n'iki nta yindi makuru wenda y'indani bimwe bivugwa mu baturage wabashije byakugezeho cyangwa se wakuruye? Ni ibintu bibiri navuga ku side y'abaturage. Hari urumva buri muntu wese wumva iyo nkuru wati aba bantu ibi bintu kuko niba ari byo cyane niba hamwe nabyo bakwiye kubihanirwa n'undi wese akareberaho kubera ko n'abayobozi baje ku bahawe inshingano zo gukoresha umutungo wa leta mu bintu bigirira rubanda akamaro, sibyo? None ahubwo bari kubikoresha wenda mu buryo cyangwa ubundi mu nyungu zabo bwite kurusha kujya gufasha kurusha nyine kujya gutanga ubwo bufasha kubo bwari bugenewe. Icyo ni cyambere kikanabaza abaturage. Ikindi cya kabiri ahubwo nivuze ko abaturage nyine kuko nabo nk'agahinda kabo n'ibyifuzo byabo byamwe mu twaganiye. Icya kabiri no kirakomeye ni kuranda rw'abayobozi. Buriya ubuyobozi rimwe kenshi baranarebera. Ejo twari mu muganda rusange hari ibikorwa burase nejo cyangwa nejo bundi kwa gatandatu. Sorry mu karere ka Rutsiro twakoreye hari minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi mu Genero Retired Albert Murasira. Hari ikintu yakomeje gikomeye. Hari abantu benshi bahura n'ibibazo inzu zikabagwaho ejo tukaza kugorwa no kuvuga ngo turi kubashakiraho kuba kandi bubatse mu manegeka. Ibyo rero hari ikibazo cyabo somehow. Ikindi ikibazo ku bayobozi wenda utari warengaho nanone burya y'inzu besondetse cyane kuko Nyabihu mu turere twibasirwa n'ibiza cyane. Why not iyo nzita itanagura n'abayirimo cyane nabwo no gusura ubuzima bw'abantu bw'aburi ukoreka ikintu mu kaga bw'abagenerwa biho cyese bw'abantu runaka gusura ubuzima bwabo muri danger kuko inzu niba bayikorera rehabilitation cyangwa se bayisanye mu buryo budakwiriye. Why not imvura itagoye abanyinshi zikamanuka ikajya hasi? Icyo gihe rero urumva byabaye ikibazo kinakomeye. Neke twaganagarukaga ibyo ngibyo byo mu karere ka Rutsiro. Afande Murasira avuga ati ntago bikwiye ko umuyobozi ufite indangagaciro arengera ku buryo ashobora kuba yahabwa nk'ikintu urumva akabita uko cyari ikindi kintu mu buryo cyangwa ubundi akareka umuntu akubaka inzu ati wenda yuzure mu minsi 3 ati ibingibi ntago bikwiye. Ubwo ati abayobozi bisubireho. Kiro nkimvuze nkisanisha n'ibyo mu karere ka Nyabihu kwandi rw'abayobozi cyangwa se n'ubuyobozi muri rusange nkuko na governor ntibitura bigarutseho ati ntago bikwiye ko abayobozi bakoresha ibintu mu nyungu zabo bwite kurusha kubagenerwa bikosa ni komite nshaka. Yes, reka tugere ku musozo ariko niseguraho navuze ngo gitifu akarere ka Nyabihu ES akarere ka Nyabihu ngo yitwa Thierry ni David Mugwaneza.
I guess ni izina rya nyaryo rigaragara ni David Mugiraneza. Nasobwe mvuga ngo Thierry Mugwaneza, kandi ni David Mugwaneza. Reka Mugwaneza Mugiraneza, so sizira kongera ko Ikinyarwanda ni hatari. Check. Izina rye ni David Mugiraneza. Bivuze Mugwaneza rero. David Mugiraneza. Ariko byose tuzabibonera mu rukiko, sintibazavuga imyirondo yaho neza, sibwo tuzayimenya. Ubwo rero muri make kubishyangu ugiye kubabwira ko bajya urakurikirana urubanza from day 1 kugera ku day last. Nubwo ntaba mpari turi timu ngari, bandi bazajya, ariko abadukurikirana n'abandi bose bakunda amakuru bari mu akantu ka politike, ntago dukora kuri entertainment, nubwo wenda dusha kora gace n'ibyabantu mukunda amakuru ya politike. Nabumva Ikinyarwanda bazabe hafi ya Bishya TV rwose, akantu ko kandi tuzagenda byose tubishyira hanze. Yego, reka dusoze. Ndabashimiye nawe kandi nawe turagushimiye.